wamenye ibintu abyumva muri ekuteri za mugabo bari kuvugana ahita ahagarika imashini hano areke kumusakuriza agahinja karize akumva muri ekuteri ya wa mugabo bari kuvugana n'umugabo ashobora kuba ari hano hafi ubundi ugomba gushaka akazi kaguhemba amafaranga menshi kandi ntukore cyane hari abantu babahayeho gutyo urebye umugabo uri guhekenya utuntu kandi ari kubyumvira muri ekuteri ze abantu bameze nkawe bakora akazi gake kabashimisha ubundi bakamara igihe kinini cyabo babayeho batuje ese iyi mashini yapfuye kitari kugenda yari yayihagaritse gitamusakuriza ikigabo arakibonye ngeneye Leo hakuri no kuri 4 arangije gukurira agapapuro ako big. You might read one when you get your GED. Buddy, relax. Sir, can I see your boarding pass, please? Wamereza boarding pass yawe hano bundi. Usaraza kuyisuzuma. I need to conduct a quick inspection of you. Kubanza gusuzume neza. Uraza tukujyane muri private room tugusake. Twagucetse. I have alarm. Bafata ibikapu bye kugira ngo bataguteza abantu ngo babifungura abantu bose barebe ibyo utwaye bakajya kugusakira wenyine. Hagaruka kugufungurira ibikapu byawe mu bantu bose n'abandi bagenzi bareba ibirimo. New fraud alert from SFO. Uyu muntu munjyanire yamwandikiye kuri boarding pass yarebye hano kuri boarding pass bamuhaye ikigabo kibere hariya hari impamvu amagaye n'umugabo akamuha agapapuro amucira isiri sawa amucira isiri amuhaye boarding pass y'umugabo ngo bajye kuyisuzuma probably just an imaging glove babagiye kuri boarding pass yawe nimba ari sawa n'igikapu cyawe ugira ikibazo. You know that, right? Abasekirite bahano murasekeje. Buriya mugiye kunsakira iki gikapu cyanjye umaze kukireba. Boarding pass. Genda utegerereza abakuzane boarding pass bagiye kwisuzuma.